Muraho Rwanda. This is Mafikizolo, and you're watching 1K Show. Sele sele ye 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 ye. Sele sele ye. Sele sele ye. Mwiriweho bakunzi ba 1K Show, ikiganiro ni 1K Show, muri kumwe nanjye Tita Olga nkuko bimenyerewe turi muri 1K Focus. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko ivuga ngo gukunda igihugu. Gukunda igihugu ni iki kuri wowe? Nkubaze. Nanjye mfite uko numva gukunda igihugu. Gukunda igihugu kuri njyewe numva biri mu buryo bwinshi. Ikintu ukunda uragikorera, kandi iyo ugikoreye hari impande nyinshi cyane werekana mu kufite urukundo rw'icyo kintu. Abatubanjirije ndetse n'ababyeyi bacu berekanye urukundo bakundaga igihugu cyabo cy'u Rwanda, barakitangira, bamwe bamena n'amaraso yabo kugira ngo tube turi aho turi ubu ngubu, tube turi mu gihugu gitekanye gifite amahoro, kiri kuzamuka mu iterambere, ndetse kikaba n'igihugu cyerekana ishusho nyayo yo kuva ahantu hamwe ujya ahandi. Rero muri iki kiganiro dufite abatumirwa benshi cyane cyane mu rubyiruko bagiye kudusangiza uko bumva gukunda igihugu, patriotism cyangwa se patriotism mu gifaransa. Mwakomeza gukurikirana ikiganiro cyacu kuri social media zacu, mutibagiwe kandi hashtag yacu 1K Show Africa. Amazina yanjye ni Mudengerakaza Muxana, aba ndumwe mu rubyiruko. Gukunda igihugu kuri njyewe sinzi ko nabivuga mu ijambo rimwe ngo mbone uko mbirangiza, n'ibintu biri so diverse kuri njyewe. Ariko icyambere navuga, nkunda igihugu cyane cyane u Rwanda. Turabizi neza abasirikare bacu cyangwa ibyo baciyemo kugira ngo tube turi mu gihugu kimeze gutya, tubayeho neza n'amahoro. Rero kuri njye gukunda igihugu ni ukukorera igihugu, kwitanga uburyo bwose nshoboye kugira ngo igihugu cyanjye nanjye ngire aho nkigeze. Ayo ni imwe mu magambo make nshobora kuvuga ngo gukunda igihugu uko mbibona, ariko mvuze ngo mvuge gukunda igihugu navuga bukira bugake. Ariko muri make ni ugukorera igihugu ukagitangira kugira ngo natwe aho turi, aho twasanze igihugu kiri, tuzarenzeho tugisige ejo heza. Gukunda igihugu ni ukureba yuko inyungu zawe ari inyungu rusange. Gukunda igihugu ntabwo ari ukuvuga ngo urafata ikintu kimwe, ariko ni ukureba yuko ibyo ukora byose bifasha abo mubana, abo muturanye n'abanyarwanda muri rusange, atari ukwirebaho we ku giti cyawe, ariko ari inyungu rusange kugira ngo uteze imbere mugenzi wawe, kugira ngo utazamuka wenyine. Rero kuri ngiye gukunda igihugu ni ukugikorera, gufatanya, gufasha n'abandi kugira ngo bagere aho bigeze. Amateka icyo nyigisha ku bijyanye no gukunda igihugu, nyigisha cyane cyane kwitanga. Iyo ngendeye ku mateka yaranze igihugu mu gihe cyo kubohora igihugu mu myaka 24 ishize, bimpa cyane imbaraga zo kumva ko nkwiye kwitangira igihugu, nkwiye gukora ikizi icyo ari cyo cyose cyageza ku iterambere ry'igihugu. Uburyo nasobanura gukunda igihugu ni na bimwe mu bintu maze iminsi tuganiriza abantu batandukanye biciye mu biganiro mbwirwaruhame. Ubundi mu gihe tugezemo, gukunda igihugu mu wundi umuntu yakabivuze nk'ikintu gishingiye ku bintu birenze 2 cyangwa 3 cyangwa se byinshi. Imwe mu mpamvu ya mbere ikwiriye gutuma umuntu akwiriye kubaho akunze igihugu ni ukubanza gusobanukirwa gakondo ye, no gusobanukirwa agaciro ko kugira gakondo, no kumenya neza yuko cyangwa se gusubiza amaso inyuma abantu bakibuka yuko hari igihe abanyarwanda bamaze igihe kitari gitoya baravukijwe gakondo yabo. None ahangaha abanyarwanda bose bakaba basa naho bafite uburenganzira bungana, cyangwa se
reka mvuge ko bafite uburenganzira bungana kuri gakondo yabo. Hari igihe cyabayeho abantu bavutswe uburenganzira mu gihugu cyabo bakirimo bagituyemo, abandi nk'uko nabivuze barakivukijwe kugeza igihe batakibagamo igihe kitari gitoya. Rero gukunda igihugu bisobanuye ibintu byinshi kuri jyewe, ndetse ntekereza yuko ubundi byakagombye kuba bisobanuye ibintu byinshi ku banyarwanda muri rusange. Gukunda igihugu mbifata mu buryo bwihariye uko njye mbyumva, numva ari ugukora icyo ushinzwe gukora neza kandi ku gihe kugira ngo uteze imbere igihugu cyawe. Ndatanga urugero, tuvuge uri umunyeshuri ukiga neza uvuga ngo mfite gahunda iyi n'iyi, ndi kwiga kugira ngo nzagire icyo ngeraho, nzagire icyo ngeza ku gihugu. Uri umucuruzi ugacuruza uvuga uti ngomba guteza imbere igihugu cyanjye mu bucuruzi bwanjye, ukanibuka yo gutanga imisoro batarinze kuza kukubwira. Tuvuge ukorera kampani runaka ugakora uvuga uti iyi kampani ngomba kuyiteza imbere mu buryo bwose bushoboka kugira ngo n'igihugu cyanjye gitere imbere. Uri umuhinzi ugahinga ufite intego uvuga uti mfite kweza ibingana gutya na gutya ku buryo igihugu cyawe nyine ku buryo nzamura n'umusaruro ku buryo bishobora kugera no ku rwego mpuzamahanga. Uri umwarimu ukigisha ufite determination uvuga ngo abanyeshuri ngomba kubaha ubumenyi buhagije kandi koko bufite ireme kugira ngo mbahindure abantu bashobora kugira igihugu akamaro. Uri muri buri mirimo itandukanye dukora, numva gukunda igihugu bisaba ko tubikora neza kandi tubikunze, dushyira imbere igihugu cyacu, inyungu z'igihugu cyacu, tukirinda gukora turebera ku jisho hahandi umuntu niba atakubwiye ngo ukore ikintu utakwibwiriza ngo ugikore. Numva buri munyarwanda wese aramutse akoze ikintu asabwa neza, inshingano ze akazikora uko azisabwa, nta kundi gukunda igihugu njye numva ari uko nguko. Intambara y'amasasu yararangiye. Kuri ubu ntago turi kurwana intambara y'amasasu, ntago hariho kuvuga ngo turatera ahantu hari, mbese intambara turi kurwana irimo cyangwa se iri politike cyane, cyangwa se ireba ibintu biri gukorwa ubu ngubu kurenza ibintu by'intambara. Nk'urubyiruko wowe nka Roxane ukora iki kugira ngo werekane gukunda igihugu? Urakoze cyane kubw'icyo kibazo. Njyewe nk'uko wabivuze, intambara ndwana ntago navuga ko itari politike, nayo ndayireba kuko nitwibagirwa aho twavuye ntaho tuzaba tugana, tuzaba dusiba umuco wacu, twibagirwa ibyatubaye ku buryo tugenda ntacyo twibuka, ku buryo tudatera imbere. Intambara rero njyewe ngerageza kurwana niyo kwiteza imbere. No mu ntambara imwe muri ibyo ngibyo harimo no gusevinga umwanya. Muri ubwo buryo njyewe n'abandi bantu dukorana, ni urungano rwanjye, ntabwo ari bakuru cyane, ni timu y'abana y'urubyiruko rutoya. Twakoze platform igurisha ibiribwa bidatetse, bityo tugafasha abantu ahantu bari ko bakora ibintu byabo batuje, bazi neza ko ibyo bahashye byageze mu rugo, bakabiha kuri urwo rubuga. Urwo rubuga rubaca amafaranga make, biratuma basevinga amafaranga, babika amafaranga, babika umwanya, binabafashe kumva ko ibyo mu rugo bimeze neza kugira ngo no ku kazi babe bameze neza. Ni byiza yuko bivuze yuko hari urubyiruko rwitanze rukabohora igihugu cyacu binyuze mu buryo bw'intambara, kuko nibwo bwari uburyo icyo gihe bwabasha gukorwa. Ariko nk'uyu munsi twebwe badushiriyeho ibuye fatizo, fondasiyo yacu yarubatswe. Ni ukuvuga yuko twebwe icyo dukora uyu munsi ni ukubaka aho turi hose, hari abari mu buganga, hari abari muri transport, hari abubaka. Ni ukureba yuko ibyo byose tubizana tukabihuza, tugakoresha imbaraga zacu, ubwenge twabashije kugira ngo tube ubumenyi twavanye mu mashuri yacu ahantu twigiye hose, no kugira ngo turebe yuko twabikoresha kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Hari igihe wumva yuko wabujyana mu kindi gihugu cyangwa ahandi hantu, ariko ni ukureba yuko twabuzana uyu munsi tukubakira kuri ya fondasiyo badusigiye, baharaniye kugira ngo natwe igihugu tuzagire ahantu tugisiga, kugira ngo n'abandi bazaza nyuma yacu bazabashe kugira ngo ariho batangirira.
kugeza ku ubu ngubu nk'ubu ndi umunyeshuri niga neza nshyizeho imbaraga zanjye zose ariko simugire no mu kwiga gusa ngahugira ndetse no gukomeza kugerageza kugaragaza igihugu cyanjye neza nkanitabira gahunda za leta muri izo gahunda za leta ngenda nitabira rero ndanazikwirakwiza nkanamenyekanisha igihugu cyanjye ku mbuga nkoranyambaga. Rero reka nsabe Roxane aduhe icyo nakwita message cyangwa ubutumwa bugufi, ubutumwa yaha urubyiruko nkawe ndetse atekereza ko bagenderaho kugira ngo bagire ahantu bava bagire n'aho bajya. Njyewe nka Roxane message natanga ku rubyiruko nuko igihugu cyacu ari priorité, ni nk'umuryango nk'uko umuntu wese azi ko ava mu muryango agomba kuwitaho. Reka twite ku gihugu cyacu, twitabire umuganda, ibikorwa rusange by'abantu byose ku buryo duteza igihugu cyacu imbere, dukure amaboko mu mufuka, dukore twiteze imbere, turebe aho kugira ngo tudipendinge ku bihugu by'amahanga. Oya, reka twidipendingeho, turashoboye kandi nta cyatunanira dushyize hamwe. ngira ngo kugira ngo ibi bibe sustainable cyangwa birambe ni ukugira ngo twigishe n'abadukurikiye, abo tuvukana, abatureba ibyo dukora, kuko ntabwo ari ukuvuga yuko ubwenge ari ubwanjye gusa, ningenda nawe usigiye undi muntu ni hahandi bizaba bipfuye. Rero kugira ngo urubyiruko rw'uyu munsi turebe yuko duharanira gukora ariko tunashyigikirana, tunakorana, tunigishanya, tunafatanya, kuko nicyo kintu kizaduteza imbere, nicyo kizatuma uru Rwanda rukomeza. Umusingi wacu ni ubumwe bw'Abanyarwanda. Rero ubwo bumwe ni ukureba ko twabusigasira tukanabukomeza kugira ngo turebe yuko u Rwanda rwacu rwatera imbere. Ubutumwa nagena kuri uyu munsi cyane cyane ko turi kwizihiza imyaka 24 u Rwanda rubohowe, ni uko twakora ndetse tugakora tutavuga ngo ntegereje ko bampemba. Ikindi kandi dukunda igihugu, tubyerekane mu bikorwa, tureke kubivuga ngo bibe imvugo gusa, tureke kubyerekana, tuve mu kwambara imipira ngo yanditseho u Rwanda, tuve mu kwambara ingofero ngo zanditseho KGL, oya, ahubwo dukore, twitabire gahunda za leta uko zigiye ziteganyijwe, twitabire gahunda zagenewe inzego z'urubyiruko, kubera yuko ababohoye igihugu igihe bakibohoraga mu myaka 24 ishize banganaga natwe uyu munsi. Byari byoroshye ko bavuga gusa yuko igihugu kiri mu bibazo barangiza bakituriza, ariko bafashe iya mbere, barakora, bakoze ahabo ari ugukoresha intambara. Ariko uyu munsi twebwe dukwiye gukoresha ubwonko, tugiye gukoresha mu mutwe, tugakoresha n'imbaraga zacu z'umubiri. Sinavuga ko urubyiruko hari ibikorwa byihariye cyangwa se bitandukanye n'iby'abandi dufite dukora bigaragaza ko dukunda igihugu, ariko icyo mbona twagakwiye gukora cyane ni ugukora tudategereje utubwiriza ngo mukore iki ngiki, kuko kenshi usanga nayenda urubyiruko hari igihe habamo kuregeza, niko nabyita, ugasanga ntago turi kubyumva, ntago turi kumva neza inshingano dufite muri ako kanya, ugasanga dutegereje ko abakuru batubwira kora iki, gira gutya, genza gutya. Nibyo koko tuba dukeneye guidance, abantu batubwira ngo mukore gutya, ariko twagakwiye noneho gushyiramo natwe ubushake bwacu, tukumva dufite uwo muhate, tukumva ni n'inshingano zacu, kuko ejo n'ejo bundi abo badukuriye bazaba bari gusaza, bazaba bari abakuru, atari bo bagifite izo nshingano. Ni twebwe rero dufite kuzamura u Rwanda rwacu, dukwiye kubyiyumvamo, kuko tutabyiyumvisemo bahora batubwiriza ariko ntitugire icyo dukora. Dukwiye rero kubyiyumvamo tukumva ko ari ibyacu, tukabikora tubikunze kandi twishimye. Hello beautiful people, this is 1K show with your girl Jamila in Umurage corner. Now as you have continued to watch our show, we bring you the best content, and today we are going to be talking to one of the best duo in Africa, Mafikizolo. Keep watching. Welcome back to the 1K show. We are with Mafikizolo, and now I'm going to have a one-on-one chat with them where we're going to be talking about their lifestyle. Welcome to 1K show. Thank you for hosting us. Let's start with your name. What is the meaning of Mafikizolo? Mafikizolo means new kids on the block. But I mean, it's 20 years in the industry and we're still new kids on the block. We thought of changing the name. People suggested we change the name, but we realized that we need to keep the name because it inspires to stay fresh all the time, because we are always new kids on the block. Despite
the years and the age, we still feel young and we still do dope music. I know. 20 years on the block. Yeah. How does it feel to be one of the greatest duo in Africa? Oh, it feels amazing. I mean, I would have never thought that this would happen 20 years ago, that our music will go beyond the South African borders. I think it's every musician's dream, you know, to cross the borders, to touch people all over. And we definitely never thought that we'll perform outside of the African continent and our music will go beyond the African continent. So this 20 years has really been so amazing, and it's been, I mean, it's been a very interesting journey. It had its ups and downs. I mean, when it started out as Mafikizolo, a lot of people don't know that there was the three of us, and we lost a member through a road rage incident, and we continued as the two of us. But you know, but we decided to continue, and we've been growing from strength to strength, and all of performing at these big important events, you know, performing for presidents of the African continent, and yeah, and just, you know, just representing South Africa and also just representing the African continent. Okay. So let's go back to your music, exactly like 20 years back. Dihamba Nawe. Did you expect it to be the blockbuster big hit that it was back then? We did not, and actually it was our main breakthrough, you know. As a band, as my colleague just said, we started out as the three of us. We had our challenges, our ups and downs. You know, it took a while for us to, you know, get the fame, get the recognition, but the persistence and the passion and the belief that one day we'll break it, it came around that time when we released the album Spongile that had songs like Ndamba Now, which was one of the biggest song in the continent. Still today, it's still one of the biggest songs in the continent, and even years to come, it will still be one of the classic songs that generation to generation will still enjoy that song. So we never thought, we never expected, but one day when we just said that, you know, your song is selling like everywhere, everybody knows this song, this is how many copies you sold, they want you there in the continent, they want you everywhere. It's like, yay, this is happening. What was your career breakthrough? Like, we have heard about your music in Rwanda. We love your music. We dance to your music. You know, the fact that the whole globe dances to your music, how do you feel about it? It's a blessing. I don't want to lie. It's truly a blessing. We are forever grateful to God that He gave us this gift and He chose this career for us. It is one of the most nice, I would say, but stressful, you know, because I guess a lot of people think that nice means bling bling, cars and all that. It's nice because we're doing what we love. There's nothing that is more great and more enjoyable than doing what you love, whether it's presenting, or whether it's, you know, playing soccer or being behind the camera and everything. If it's what you love, it's the most greatest thing. You can be someone who cleans the floor, but you just like, I'm gonna clean this floor and I'm gonna be like the best person who, you know, doing what you love is the most exciting thing. And for us, we're doing what we love and we get to travel, you know. Somebody said, you know, they love, it's good to be paid for what you love, you know. And rather than, you know, working hard and you're getting paid but you don't love it, the money's there but you're not happy. But we are happy, we love our job, we're passionate about our job, it's our gift, you know, we love it so much, and we're truly grateful that, you know, God has blessed us with this gift so that we can, you know, enjoy it and travel and see the world. And the most important thing is to see people, when people dance and sing back to your songs, is the most, you know, amazing thing, you know, that you get that response from the crowd. Yeah. Wrapping up, what can you tell our dear viewers who are seeing Mafikizolo, a one-on-one conversation, the message to Rwandan fans? Message to Rwandan fans? To our Rwandan fans, we just want to say thank you so much for loving Mafikizolo and supporting Mafikizolo. It does not go
unnoticed. And I just want to say, like, you guys are so lucky, you know, to be Rwandans and to have what you have, you know, the nature, to have the mountain gorillas, take care of them, preserve them. You know, this is something unique in the whole wide world. So, you know, be proud about it and conserve it and take care of it. Yeah. Thank you. Oh. I want to say it's such an honor and such a blessing that we are celebrated this way in Rwanda. We do not only come to festivals, but we get invited to very important, you know, celebration, like the celebration that we're about to, you know, go and perform at tomorrow. We get an opportunity to perform for the presidents, you know, even the president of your country. It's such an honor that we get to perform in the very high profile, you know, functions, you know, as Mafikizolo. It's very rare for an artist outside other countries to be welcomed in such a manner. And like I said before, you know, we were once invited to learn about your history, and we feel very honored because, you know, if somebody opens that door for you in such a way that come inside, I welcome you in my home, learn about my history, learn about my culture, learn about my our food and our music and everything. So we feel like we are, you know, truly blessed, you know, and loved in Rwanda, and we want to send back the same love to say, like, we fully appreciate your love and support. Like Ntanta just mentioned, it is not unnoticed. We see and we know, and we love you so much, and thank you for inviting us. So one last thing I would like to ask Mafikizolo, one a cappella, one song that our fans are going to be listening to right now. Undenza ntoni wo, yeah, kutenga lale busuku, wesandwa sami, my baby, I've been thinking about you, yeah, undenza ntoni wo, yeah, kutenga lale busuku, Western some, yeah. My baby, I've been thinking about you. Thank you so much, Mafikizolo. It was an honor to have you on the 1K show, telling our fans that this is the 1K show and keep watching. And this is Mafikizolo. We love you. Yes, ini 1K nongeye kugarukana nayo tuba turi wa mwanya mwiza cyane wa street karaoke, aho tugenda tubona ibintu bigiye bitandukanye, aho tugane n'abajone ukabona bakora ibintu bitandukanye, haba mu kuririmba cyangwa kuri gusubiramo indirimbo y'umuntu, ariko ukoresheje uburyo bwiza wambaye écouteur, aho tukuvuga ubatse muri street karaoke ho abantu baririmbye ibintu byari byiza cyane. So naho butaha, this 1K show offered by you 007. mwakoze kubana natwe mu kiganiro 1K show. Nongeye gushimira abantu bose bamfashije kugira ngo kino kiganiro kibagereho ari cyiza, kandi mukabana nacyo, mukakireba, mukumva message urubyiruko batanga kugira ngo bagenzi babo bari hanze babashe kumva by'ukuri impamvu nyamukuru yo gukunda igihugu cyacu. Ikiganiro rero nta kindi ni 1K show. Mwongere kudukurikirana kuri social media zacu, platform ya Instagram, haba kuri Facebook ndetse no kuri Twitter. Mutibagiwe kandi gukoresha hashtag yacu ariyo 1K show Africa. Ikiganiro nta kindi ni 1K show. Mwari kumwe nanjye Teta Olgita. No way, no. Kuri njyewe, what's this? Yeah, it's you. Nawe ndibaza ko ni imiziki yanyishe mazi. Dari. Aki bya mbere byari byiza bigumana. Can you cut? Kinyarwanda kirarangiye. Urazigaje package. Kwiseka. Oya ariko weke turetse gato. Barira kuvuga iki? Online. Eretse kunyitaho. Bano rero ntago nzi ibyo ndi bubanze. Uretse gato uzi kuva na mbere ntuzi itangira yarananiye. Gukunda igihugu numva ari like